Welcome back to the channel. Amazina ni Karen Joy. Twagarutse mu kiganiro utazawutara. Uyu munsi naje kubaganiriza ku bintu bitanu bizagufasha gutandukanya inshuti mbi n'inziza. Mu buzima busanzwe, aho tugenda, twirirwa, tugendana n'abantu, tukababwira amabanga yacu, tukabakunda, tukisanga twabise inshuti zacu. Gusa abo bantu baturi iruhande habamo inshuti nziza, hakabamo n'inshuti mbi. Uyu munsi rero twaje kuganira ku bintu bitanu bizagufasha kumenya inshuti mbi, kwitandukanya n'inshuti nziza. Reka duhere ku nshuti nziza. Inshuti nziza izishimana n'iterambere wagezeho. Wabonye akazi, congratulations, wabikoze, ngwino ducelebrate, reka tujye hanze, twishimye, let's go out. Ukabona bishimanye nawe, niyo muntu wa mbere ukohereza message ngo mbese interview yawe yagenze gute, ese amasomo byagenze gute, ahora yishimiye intsinzi, ashaka iterambere ko ryawe riva ku rwego rumwe rikagera ku rundi. Usanga ari wa muntu uhora yishimye niba wagize, niba ni n'akantu gato kakubayeho mu buzima watsindiye, tujye hanze ducelebrate. Ni wa muntu nyine ubona kwishimiye niyo akubwiye ngo congratulations cyangwa se nyine akwifurije ibintu byiza, ubona ko nyine ari gukoresha ukuri. Tujye ku inshuti mbi. Inshuti mbi ni wa muntu uzagira ishyari no kuri ka kantu gatoya wagezeho. Urugero, ubonye nka grade A mu ishuri, uratsinze, nta kantu gato warize nawe mwariganye, ariko kwisi ubona ararakaye. Nubwo akubwiye ngo congratulations, urabona ntabwo bimufasheho, ari kujya ku ruhande akavuga ngo buriya yaranakopeye. Ugasanga ni wa muntu afite ishyari, nubwo yaba ari akantu gato, nubwo waba uhuye n'umuntu akagusuhuza agahita akuvugisha ibintu byinshi wakabona ntabwo amwitayeho, ahita agira ishyari, ararakara ngo buriya se ngo mwavuganaga iki, nubwo wabona ari we muvugije bwa mbere, ukabona nyine ibintu byose byamubabaje. Icya kabiri, inshuti nziza yishimira guhora ivuga, muganira ibiganiro, muvuga ibitekerezo byanyu mubitanga. Ni wa muntu uzakungura igitekerezo, ugasanga niba ufite ikibazo tugishakira igisubizo, mukaganira. Niba uri kuvuga ikintu kitari cyo akagukosora, akakujyana mu nzira nziza, nyine ukabona ni wa muntu mbese yakwitayeho, muraganira ukumva murahuza. Inshuti mbi rero ntabwo ari uko imeze. Inshuti mbi yo niyo mwaganira gute, niyo mwamera gute, ni wa muntu uba ushaka gutsinda ikintu cyose uvuze, mbese agisenya ariko atsinde. Mbese usanga ibintu byose ari gukura yishyira, ibintu byose turi buganire byanga bikunda ngomba gutsinda. Niyo aburana agira ngo atsinde, ntabwo mbese akungura ibitekerezo. ni wa muntu ushaka kujyana mu buryo bwe. Icya gatatu, ku nshuti nziza. Inshuti nziza bizera ibintu byose ubabwiye. Ushobora gusanga uri kubatera story, uri kubabeshya, barakuze ariko nyine hari igihe ubabeshya ariko ukabatera story bakaryoherwa. Nibo abantu ushobora kubwira ngo ngiye ngo burya ngo navuye no kuri Mars, ugasanga nyine byabyishimiye, ameze nk'umuntu wakwizeye, nyine ntabwo ashaka kugira ngo ikiganiro kibihe, ibintu byose agomba kukwizera, kandi niba ubabwiye ikintu bagifata nk'ukuri. Tujye ku nshuti mbi rero. Inshuti mbi niyo wayibwira ikintu cy'ukuri kimeze gute, usanga ari kuvuga ubwo se nibyo, ngo ayishuwa, ngo urabyizeye neza, ngo cyangwa umuntu ajye kubaza kuri Google niba utatubeshya ngo icyo kintu urakizi neza. Ugasanga nyine nta kintu na kimwe ajya yemera, aho kugira ngo acyemere ahubwo yajya no kubaza undi muntu, ese buriya ntiyavuze nibyo. Iyo ni inshuti mbi. Ninde muntu ugira inshuti itamwizera ngo wumve ngo ni inshuti yawe, ku buryo niyo wakora ikintu bakanakubeshyira ashobora no guhita avuga ati simbizi niba yagikoze cyangwa atagikoze. Iyo ni inshuti mbi. Icya kane, inshuti nziza iranaguhamagara iyo igukumbuye. Ukaba guhamagaye umeze ute, niyo ataguhamagara arakwandikira wiriwe gute, umunsi wawe wagenze gute, akwitayeho nyine ubibona ukamusubiza, mbese akwitayeho. no ku inshuti nziza nyine ibikwitayeho. Cyo ku inshuti mbi. Inshuti mbi iguhamagara buri gihe ari uko igukeneye, iri mu byago. Mpuye n'akabazo, wampaye amafaranga angana gutya, mpuye n'akabazo, waje ukantwara, waje ukankura ahantu ko mfite ikibazo. Ntaraguhamagara na rimwe, ntarabigerageza byibura gukumbuye cyangwa akubwire ngo wiriwe ute. Gusa iyo afite ikibazo araguhamagara. Iyo nshuti nubwo ari inshuti yawe ariko ntabwo ari inshuti nziza. Icya gatanu, ari nacyo cy'ingenzi ku muntu w'inshuti yawe. Inshuti yawe nziza, ku ruhande rw'inshuti nziza, ikubikira ibanga,
inshuti zibika ibanga, ni wa muntu uzabwira amabanga yawe yose y'ubuzima cyangwa se n'ibindi bintu byakubayeho, ikakubikira ibanga. Ariko inshuti mbi niyo ikubikiye ibanga igira gutya ikanacikwa, ikanabivuga, ugasanga avuga n'ibintu bitakabaye biri ngombwa akavuga, ugasanga ni wa muntu ushobora kukurakarira mu bantu akagusebya agahita avuga ibintu byawe byose, cyangwa se akakubwira ibintu bitari ngombwa, umuntu ntabwo agukunda pe. Ibaze umuntu mwaganiriye ibintu byari ibanga, ariko kubera ko umurakajeho akantu gato ahise abivuga, usanze avuze ibintu byose bitakabaye, umujinya umukoresha ibintu byose. Iyo nshuti ntabwo ari nziza. Twige guhitamo inshuti nziza, kuko inshuti mbi nta hantu zizakugeza, mbese ni za nshuti zizahora zigusubiza hasi aho kugira ngo zigire icyo zikugezaho. Inshuti nziza irakubaka, ikaguha ibitekerezo byubaka, mbese ukumva ko nawe ugenda mu nzira nta pfunwe, ko ufite inshuti nziza. Niyo mugendanye n'abantu bavuga ati rwose wahisemo neza, iriya ni inshuti nziza. Twige guhitamo rero. Niba wakunze aka kavidewo kakuryoheye, kanda like, kuri subscribe kandi kugira ngo dukomeze tubona utu tuvidewo tumeze gutya. Niba hari umuntu uzi yafasha cyangwa se abandi bantu benshi uzi yafasha, kora share bagereho nabo. Mwakoze kubana nanjye, ndabakunda.